none se ubu wenda nk'iyo bigeze nko mu gihe cy'izuba wenda ubu ngubu wambwiye ati mukecuru ni ukujya guhingira icyo gihumbi akakizana tugahaha, nk'iyo bigeze nko mu gihe cy'izuba hahandi kujya guca inshuro bitagishobotse bigenda bite? biba ari urupfu n'undi mfite n'ubundi bumuga hano kimeze bubi cyane ndetse icyo ni ikibazo. Uvuze ntabwo kwa muganga ntabwo bajya bakakuvura byaranze? najya no kwibagisha abana bashobora kukubaga bigahita bikuviramo n'urupfu. nicyo bateye n'ubundi. kare ubwo twavuganaga wambwiye ati tuba hano twenyine na mukecuru, niko bimeze ngo nta bana. ese nige nawe gusa. reka mpere kuri icyo ngicyo, abana bari hehe? abana barapfuye. Barapfuye? bapfuye ryari? 94. 94? none se bafite abana bangahe? bari 4 baguye i Bugesera. baguye i Bugesera. ikibazo cyo kurya bimeze bite? nta cyo kurya nk'uyu mukecuru ni ukugenda agahingira nk'umuntu yamuha igihumbi akaba ari cyaje mbaha nta handi njya mba nicaye nta kintu nkora na kimwe. uvuga ngo uhera mu gitondo wica hano kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba? kugeza mu wundi munsi kugeza mu mwaka wundi. ugira ikibazo cy'umwuka? kubera asima ntabwo wize ntubone ipombo. ubu njya kwa muganga bakampaye amapombo bampa 2 nabwo akaba ari ubwo amapombo ashaka kwa muganga nkayibura umwuka ugahera burundu. nagira amahirwe nkabona nk'umusayidira yantera 3500 nkajya muri farumasi yo kugura. ukajya kugura ipombo? bakunzi ba Iwacu Media, reka twongere tubasuhuze kandi tubanabashimira ku bufasha mukomeza kugenda mugenera abantu bagiye batandukanye, yaba mwe muherereye muri Afurika, i Burayi, muri Amerika. by'umwihariko hari abantu bo muri Amerika badukurikiye cyane cyane kandi bakunda kugaragaza ubwitange ku biganiro tugenda dukora. nk'uko mubona rero turi kumwe n'umusaza hano, uyu munsi twamusuye, hanyuma rero naje kumenya amakuru, menya ubuzima abayemo kandi yenda n'amateka atari meza twese nk'abanyarwanda dukunda guhura nabyo. nifuza ko twazamusura akatuganiriza ubuzima abayemo, hanyuma twe nyine nk'abakunzi ba Iwacu Media, hanyuma tukareba koko niba ari ikintu twamufasha. hanyuma nge ntabwo ari ndi bwizimbe mu magambo kandi nta nubwo ndi bumuvugire kuko nawe arahari araza kwivugira, wenda n'amazina atangira twibwira, atubwira ubuzima abayemo, ese ni igiki kimugora, ese nibihe bibazo ahura nabyo, kandi hari n'ikibazo yambwiye cyo kuba hano aba wenyine nta bana afite. mu by'ukuri araza kudusobanurira nyine mu magambo make, araza kutubwira. se muzehe, hano kare ubwo twavuganaga wambwiye ati tuba hano twenyine na mukecuru, niko bimeze. ngo nta bana. ese nige nawe gusa. reka mpere kuri icyo ngicyo, abana bari hehe? abana barapfuye. Barapfuye? bapfuye ryari? 94. 94? none se bafite abana bangahe? bari 4 baguye i Bugesera. baguye i Bugesera. none se we nta bufasha leta igeze kugenera? farije yigeze kugenda imfasha. farije yigeze kugufasha? ugerageze wigeze mikoro kugira nyine byumvikane neza. nk'uko mubyumva rero ngo farije yigeze kumufasha, ariko nyine urabizi ko farije nayo ifite izindi nshingano nyinshi, biba ngombwa ko nyine akomeza nayo gushaka ubundi bufasha cyangwa se ubundi buzima kugira ngo akomeze kubaho neza, kuko urumva n'abana yari afite bakamufashije, urumva ntabagifite. hanyuma se muzehe, ubu ngubu noneho ikibazo cyo kubaho murya bigenze bite? ese hari abandi mufite babafasha? ikibazo cyo kurya bimeze bite? nta cyo kurya nk'uyu mukecuru ni ukugenda agahingira nk'umuntu yamuha igihumbi akaba ari cyaje mbaha nta handi njya mba nicaye nta kintu nkora na kimwe. uvuga ngo uhera mu gitondo wica hano kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba? kugeza mu wundi munsi kugeza mu mwaka wundi kubera asima. none ubwo umukecuru wenyine ibyo akora nibura biba bibasha kubahagira? byaduhaza ntibishoboka. ni ukubaho kwe mwanza bishaka nyine. none se ubundi kubera iki nyine ko mbona wenda usa nkaho ugifite akabaraga ko ikintu utajya gukora, wenda ugakora imirimo yoroheje, wenda ukureba igihe inyuma abona nyine usa nkaho ufite akabaraga? impamvu ni umwuka. ugira ikibazo cy'umwuka? kubera asima ntabwo wize ntubone ipombo. ubu njya kwa muganga bakampaye amapombo bampa 2 nabwo akaba ari ubwo amapombo ashaka kwa muganga nkayibura umwuka ugahera burundu. nagira amahirwe nkabona nk'umusayidira yantera 3500 nkajya muri farumasi yo kugura. ukajya kugura ipombo?
mbayeho mu buzima bubi, mbese bubi cyane. ni ukuvuga ngo nyine ubana n'ikibazo cya sima, ni ukuvuga ngo buri gihe hari igihe runaka ufata ukajya kwa muganga, ubwo si igihe kigeze kwa muganga igihe nta mafaranga bakwaka? 250. 250. hanyuma se ubwo ntabwo ujya ugenda ntayo ufite, cyangwa se ntabwo kijya kigera ukayabura? ni ngombwa no kuyasaba umuntu nkamubwira nti mbabarira tujyane uyangurize. nagira amahirwe ntazayabona nkayamuha. kuko dukoresha telefone nabwo iyo tugiye dufite telefone dutanga 220. iyo utayafite utanga 25 kugira ngo uyu uguhaye 30 yasigara kuri telefone ye. ubu telefone yanjye rero yarapfuye. simukadi niyo mfite yonyine. mukomeza kwihangana pe. none se ubu wenda nk'iyo bigeze nko mu gihe cy'izuba, wenda ubu ngubu wambwiye ati mukecuru ni ukujya guhingira icyo gihumbi akakizana tugahaha. nk'iyo bigeze nko mu gihe cy'izuba hahandi kujya guca inshuro bidagishobotse, bigenda biba ari urupfu n'undi. mfite n'ubundi bumuga hano bubi cyane. icyo ni ikibazo. uvuze ntabwo kwa muganga ntabwo bajya bakakuvura? byaranze bajya no kwibagisha abana. bashobora kukubaga bigahita bikuviramo n'urupfu. nicyo bateye n'ubundi. mbese ni ugukomeza kwihangana. bunaragowe cyane. ubwo nyine ngewe rwose ubwo nahise ngira ikibazo, nkumva uburyo ubaho nta mwana ntaki. ubu se nk'utuzi tuboneka bigenze bite? amazi umukecuru niwe ujya kutwivomera? ntujya kuyivomera. iyi nkuba imvura igwaho ni amahirwe umuntu arareka. ahubwo se muzehe, urabona nk'uko iyi nzu yanyu igaragara, iragaragara nk'aho ishaje. irashaje. akabazo k'amatsiko, ntabwo iva? irava hariya inyuma. amabati ararasakuza. ariko umukecuru akijya hirya no katubwira. hari umukecuru rero ngatinye kujya mu itangazamakuru, ngatinye kugaragara. ariko umukecuru igira no muri tuganeze nta kibazo. yubatswe 9/8. yubatswe 9/8. none se 9/8 9/7 nibwo yubatswe. ubwo birumvikana yashaje. none se ubu nk'imvura iguye nijoro? niguye n'ibyo nyine amabati aravuga, cyangwa kanava hari inyuma harava cyane. inyuma harava. urebye nayo byanaroboka bikagwamo bitewe n'uko yashaje. uhagaze hano wayabona. ubu se ifite ibyumba bingahe? ni salo na kiriya cyumba. ikindi cyari hano nigeze kugira uburwayi mvuga ngo njye kwivuza njya mu Mutara mbayo. none mbayo uyu musaza wa hano yari afite inka zirekuriramo, bitumye isenyuka hano. aho nzi rero iki gikuta ndakizamura kijya barazakara. none se ubu kuko niba harimo icyumba kimwe na salo, ni kimwe na salo, ubwo imvura iguye nyine ubwo mpita nibaza ubwo kujya muri salo. ni ukujya muri salo hano. reka tuganire na mukecuru atubwire undi ugize akamenya. nikoze mukecuru, nagira ngo mbwire muzehe we, urumva ibibazo bye afite ni byinshi. ufite ikibazo cyo kuba nta mwana hano mugira ubavomera tuzi. ubwo urumva wowe niwe ufite akabaraga, urumva amazi niwo yishakira, niwo ujya guca inshuro, niwo ujya gushaka udukwi. iyo mirimo yifatanya gute uri umuntu umwe koko? nkora iyo nshoboye, ntashoboye nkayireka. nanjye reka nkorana uburwayi bw'umuvuduko, ubwo nubwo byumva ndwaye umuvuduko, ariko byagenze neza ndagenda nyine nkashaka ikintu cyo kurya, nkajya gupagasa icyo gihumbi nkakizana. ntakigeze hano nyine nkahaha ibyo kurarira ku manywa. urumva ko kurya biba bigoranye, n'ubundi ngira hano bwije. n'uwabibona sinzi ko ku manywa yabona uko abiteka. none se ubwo ntabwo igihe kijya kigera nko muvuduko ukakurembya ku buryo no gukora wapi nyine ubireka? iyo wandembeje ndabireka. ubwo mukabaho mute? tukarekeraho. wagira ute se? waba utagira umuvandimwe ntugire umwana ukavuga ngo uzabaho nk'ubu buzima? niba byoroshye tugumiraho. niba byoroshye pe. none se ubwo urumva muzehe we, ubwo birumvikana ko ubumuga afite, ubwo niwo byose umumenye. nijye mbireba ari ayo mazi. iyo nabonye agaceri nkahendahenda umwana nkamuha igiceri cy'ijana akanzanira utuzi, ubwo mba nduhutse. iyo bimunani, iyo nkibuze mfata ka 15 nkagenda nkazana amazi. ubwo urumva no kumesa imvura itaguye ntitumesa, bigumiraho. none se ubu ngubu iyo muzehe ikibazo cy'uburwayi cye, wenda nk'igihe cyo kujya kwa muganga kigeze, nta mafaranga ufite, niba ari buri kwezi, ubwo nta mafaranga ufite, kuko nahise ngira ikibazo. babizi hari igihe tujya tugera tukajya mu gihe cy'izuba. ese igihe cy'izuba
ko ahantu ho guca inshuro kugira ngo dukore icyo gihumbi ko hari igihe bijya byanga neza burundu ku buryo tumara nk'amezi nk'atatu ane tutajya mu murima. Ubu bigenze utayo mafaranga aboneka gute kurya byenda bite? Hari ukuntu nyine iyo ngoboka farije duha ibihumbi 12 buri kwezi buri kwezi. Iyo yaje tugerageza gufata amafaranga tukayashyira kuri simukadi yo kwa muganga, ariko hari igihe cyaje no kugera noneho arapfa burundu. Icyo gihe ngira amahirwe mbona umugiramana amungereza kwa muganga na moto, baramuvura aragaruka. Ariko ubundi ayo mafaranga n'ubundi urebye ahanini ya farije duhora tuyiteguye tuvuga tuti imiti ikunze kubura kwa muganga, agira gutya rero umuka nkajya muri farumasi nkagura ipombo ya 3,500 ndayizirika ngewe nkaryayo mpingiye. Ntibaze ariko nyine no kwihangana muri iyi minsi niko bigenda. Bwaradukakaje. Ibuzi ni randevu baba baguhaye? Barimo ni imiti ubundi reba handitse randevu bareba itariki bampaye kuzasubiramo. Hano hari izo mbona 18 z'ukwa munani wagiye 2025 buri kwezi ubundi. Maze izi z'umunani kwa 9 ubwo navuye. Nabwo wavuye? Ubu buri kwezi no kujya kwa muganga? Wagiye byabore mu pombo wasanga ntayahari ukajya kwigurisha, ukajya muri farumasi. Tamuze no kwihangana ariko twizera ko burya ahantu hose tugeze abakunda kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga bakunda kugenera ubufasha abantu bafite ibibazo byihariye, ibibazo by'ubuzima bitashobora guterwa n'uburwayi cyangwa se ikibazo cy'ubundi bukene cyangwa n'izindi mpamvu runaka. Rero kubw'amahirwe abadukurikirana barabyumva, ni abantu bakuru, ni abagira neza, n'abantu bagira umutima mwiza, yaba by'umwihariko kuko harimo n'abantu bo muri Amerika dushimira nyine bajya bakunda kudufashiza abantu mu by'ukuri, kandi natwe iyo tubasuye wenda hakagira ubufasha mubona cyangwa se babagenera nuko natwe biradushimisha pe. Hanyuma rwose reka nongere ngaruke kuri mukecuru, ko mukecuru numvise ko urumva ibintu byose bya hano niwe ubimenya pe. Ahubwo mpita nibaza ko wowe nawe ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, niba umusaza akaba afite ibibazo byose bitandukanye, ubu hari igihe kijya kigera ubwo mwese mukarembera rimwe, sibyo? None ubwo icyo kibazo se hari abaturanyi babafasha se? ntabwo abantu ari baba bafite umutima. Hari ushobora kubona tutabyutse agashaka igikoma akadutekera akatuzanira, mbega akaza akanatubaza ati ese mwaramutse mute akadukinguza, akagomba akatwihanganisha. ntabwo tuturanye n'abaturanyi babi. Ariko nyine ubwo urumva ubwo bufasha bwo ntabwo buba buhagije. Ntabwo buhagije nyine, simbona ahoraho ashobora kuza afite umwanya. Urumva nk'ubu imvura yaguye inshuro nyinshi nihikara babyuka bajya kwihingira, iyo babonye hatakingutse bavuga ati bariya abantu ntibigeze babyuka, bakaza kureba impamvu. Mukomeze mwihangane, ariko twizera ko nyine Imana izakomeza ibafashe, sibyo? None se ko nta kwiyahura biguma, nta muntu yapfa kwiyahura gusa ngo nuko abayeho nabi igihe kiragera nyine Imana ugize Imana ikagutabara nta kintu. None se akandi kabazo k'amatsiko wenda tugaruke ku bana. Vuga ngo umusaza yambwiye ati abana mfite bose 94 barapfuye barashize. Se nta yindi miryango mwasigaranye yo kuba yenda yabaha umwana wenda kujya bafasha? Uwo mfite nawe nta bana afite. Umuvandimwe ufite nawe nta bana afite? Uvuze ngo undi muvandimwe nawe ufite nta bana afite nawe? Nabamuwe nino n'umugore nawe nuko byagenze. We cyakora afite babiri b'abakobwa barashatse. Niba barashatse ubwo urumva ntabwo usegwamba nyine barashatse baragiye. Ikizima we nuko ari muzima, ntabwo mugafite, niyo amahirwe agiye. Maze mwihangane, nta kundi mwihangane. Rero ubwo mu kiganiro gito tugiranye yizera ko abakunzi bacu nabo ni inshuti z'akadasohoka, bakunda nyine abantu bo gufasha, ni abantu bagira mbega umutima mwiza pe, nkuko nterekana mbivuga. Ubwo nabo nibabona kino kiganiro nabo bazagira umutima ufasha, ariko twatangiye bagirwa kukubaza witwa nde? Rutaganda Gabriel. Mukecuru se? Mukajyaga Françoise. Okay, so abakunzi ba Iwacu Media TV rero nahangaha dusoreje ikiganiro.
Hanyuma rero nk'uko mubizi urumva ko umuryango wagize ibibazo bigiye bitandukanye, nk'uko uyu musaza yakomeje kubitubwira, yakomeje kutubwira ko 94 abana yari afite bose barashize. Urumva nta mwana, nta muvandimwe, n'umuvandimwe mwenyine basigaranye nawe abana be barashize. Bivuze ngo urumva nta muntu n'umwe afite wo kuba yamuha n'akana babana. Umukecuru nawe babana nk'uko yabitubwiye, nawe afite ikibazo cy'umuvuduko, kandi murabizi ko nyine uburwayi butera budateguje, hari igihe kijya kigera urumva gukora bikanga, kandi murabizi ubuzima bwo mu cyaro ni uko hari uguca inshuro, ni ukujya guhungira icyo gihumbi cyaboneka wenda bakaza bagahaha, kurumva iyo kitabonetse ni ukujya mu nzu bakaryama byonyine, nta kindi, kuko nta kindi kintu kiba baba bafite cyabarengera. Kurumva umusaza nawe wakamufashije afite ibibazo bitandukanye, afite ikibazo cya sima, afite ikindi kibazo nacyo cy'uburwayi cyihariye kijyanye n'ubugabo nacyo yakibuze mwabyumvise. Kuri ibyo mpamvu rero nk'inshuti z'akadasohoka rwose mutubereye imfura, mukatubereye inyangamugayo nk'uko mubisanzwemo, mwadufasha mukadufashiriza umuryango. Hanyuma waba ufite igiceri cy'ijana, waba ufite 500, waba ufite 1000, waba ufite n'ibihumbi 10 cyangwa amafaranga yose cyangwa ubundi bufasha bwose ushobora kugenera umuryango wa Rutaganda, ni karibu. Hanyuma ukeneye yenda niba ari ubufasha bw'amafaranga ukeneye kubagezaho, kuko bafite ikibazo cy'uko nta telefone bafite, telefone harya barayibye, ngo telefone barayimwibye. Urumva ngo n'amafaranga Farije igerageza kubohereza kuri telefone y'ibitaro. Hanyuma rero ubwo hari ubufasha wifuza kubagenera, urareba nimero iraho munsi muri description, hanyuma uboherezeho yaba 500 yaba 1000, none tuzagaruke tuza gukora indi video tubazaniye n'ubufasha mwabakusanyirije. Hanyuma nge mwabanye nk'uko bisanzwe, nitwa Theogene, iyi ni Media TV.